Muvandimwe mwene data nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ibyanditswe byera. Njyewe ndi mwene so Musoni Flavien. Uyu munsi nifuje ko twakwigana amagambo afite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo umukino wo mu busore. Ndakuraritse kugira ngo bane nanjye muri iri jambo kandi ku musozo umenye umuhamagaro w'Imana n'iki turarikira mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wewe wanesheje kandi witeguye kugaruka, ariko mbere y'uko ugaruka ukaba urimo kwifuza kuneshereza mu mitima yacu, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo twigishe amabanga yawe binyuze muri iri jambo ryawe. Mwuka wera duha imbaraga kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe, kandi icyadutandukanya nawe kigizweyo, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Umukino wo mu busore. Buriya ubusore ni ikintu gikomeye. Bibiliya yabivuzeho uburyo bwinshi. Bibiliya yagaragaje ko ubusore ari ubutunzi. Ubusore ari igihe cyiza cyo gukorera Imana. Ubusore ni igihe cyiza cyo gukorera umuryango. Ubusore ni igihe cyiza cyo guteganyiriza ahazaza. Ubusore ni igihe cyiza cyo kwerekana ko imigambi wari ufite uri umwana ufite noneho ubushobozi bwo kuyishyira mu bikorwa. Ubusore ni ikibuga cyo kwiteguriraho uko uzaba umugabo n'umugore muzima. Ubusore kandi ni ahantu umuntu akoreshereza Imana kandi akinezeza mu buryo bwemewe n'ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero, nkurikije ibyo bintu nkubwiye, ubusore ni ubutunzi bukomeye cyane. Niyo mpamvu nuganira n'umuntu mukuru azakubwira yuko gusaza ari ukunyagwa zigahera. Kubw'ibyo rero nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ubuzima, imyitwarire n'imibereho y'umusore mu by'ukuri iyo abantu benshi babirebye babona ari nk'umukino. Buriya nagira ngo nkubwire ngo umukino wose ugira abantu bawukomera amashyi, ugira abantu bafana, ugira abantu batanga inama n'iki, ariko abo bantu baba bari ku ruhande, kuko iyo wirukanwe mu ikipe nta n'umwe ikipe uwo muntu yakundaga, iyo uyirukanwemo ntabwo aba akigusuhuza, nta nakubaza nimero zawe za telefone. Nagira mbabwire ngo ubusore ni umukino, kuko nagira mbabwire ngo mu mikino yose iyo urangaye uravunika, iyo urangaye uhura n'akaga, iyo urangaye kandi utitaye ku byo urimo gukina usoza nabi. Niyo mpamvu muzasanga kenshi na kenshi abantu bagiye bakina ibintu by'imikino bakabikuramo ubutunzi, ntibagire umwanya wo gutekereza hazaza igihe bazaba batakiri muri wa mukino, usanga barapfushije igihe cyabo busa. Nako n'abasore benshi basanga barakererewe ariko igihe cyararenze. Nshuti zanjye, itorero ry'Imana ribereyeho kubwira umuntu ataragwa mu bihe bibi. Mu gihe ababyeyi benshi n'umugani wa kinyarwanda baca bavuga ngo umusore umuhana avayo, ariko gahunda y'itorero si uko umusore yahanwa avayo. Gahunda y'Imana n'ijambo ryayo ni uko umusore agomba guhanwa atarajya muri ibyo bintu. Nshuti zanjye, nagira ngo twinjire muri Bibiliya mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 13. Tuhabwirwa igitekerezo cy'abasore babiri, umwe yitwa Amunoni, undi yitwa Tamari. Tamari yari umukobwa, Amunoni nawe Tamari yari umukobwa, Amunoni yari umusore. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Satani yagendereye aba bantu, kandi bitewe n'amateka n'icyo bategurirwaga kuzakora mu buzima bwabo bw'ahazaza, bari amaboko y'igihugu, bari amaboko y'umuryango, ndetse bari abantu bafite ibintu byinshi bazakora ku hazaza h'ubuzima bwa Isiraheli. Ariko Satani amaze kubona umugambi mwiza w'icyo bari kuzasohoza, ariko abarebye asanga ubuzima bwabo bararangaye, ubuzima bwabo ntibabwitayeho. Satani yakoze uburyo ubuzima bwabo yabuhindura umukino. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, umukino w'aba bantu babiri warangiye nabi. Mbega uburyo abasore baramutse badahumutse, umukino barimo gukina uyu munsi wa none wazarangira nabi. Ariko si cyo cyifuzo cy'Imana, ntabwo ari cyo cyifuzo cy'ijambo ry'Imana, si nacyo cyifuzo cy'itorero. Nimureba, batangira bagaragaza yuko Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Icya mbere tubonye aha ngaha ni ubwiza. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ubwiza bw'inyuma bushobora kuba iturufu nziza yagucira inzira, ariko nanone ubwiza bw'inyuma utabaye maso ngo usenge bushobora guhinduka iturufu Satani yifashisha kugira ngo kubera imbarutso y'ibibazo n'ibigeragezo n'amakuba. Byagenze gute rero? Murongo wa 2, Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yari
afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, ni iki gihora kikunanura uko bukeye, ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati, umva nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Igitekerezo gikomeza kivuga amatekinike atandukanye y'ubugome yatanzwe kugira ngo Tamari azisange mu biganza bya Amunoni mu buryo atazi. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ku murongo wa 12, ikigaragara ni kimwe, ibyo byarakozwe. Noneho Dawidi arashukwa, ntiyamenya umutego urimo, atanga umwana w'umukobwa ngo ajye gusura uwitwaga ngo ni musaza we. Ariko icyari kigenderewe ni iki? Umurongo wa 12 igice cya 13, igihe Amunoni yari amaze gufata Tamari nawe aramusubiza ati, oya mwene data, winkoze isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isiraheli. We gukora iby'ubupfu nk'ibi, mbese nkanjye izo soni nazicana he? Kandi nawe waba ubaye igicucu muri Isiraheli. None ndakwinginze ubivugane n'umwami, kuko atazakunyima. Ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari yamukunze. Amunoni aramubwira ati, haguruka ugende. Nawe aramusubiza ati, reka iki, kuko iki cyaha ukora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye. Ubwo bivuze ngo ibyaha mu bigendanye n'abasore, ibyaha byose ni bibi, ariko hari ikiruta ikindi. Nawe aramusubiza ati, reka, kuko iki cyaha ukora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye. Ariko yanga kumwumva, maze ahamagara umunyagikari we aramubwira ati, sohora uyu mukobwa amvire mu nzu, maze amukingiranire hanze. Kandi yari yambaye umwambaro w'amabara menshi, kuko ariko abakobwa b'umwami b'abari bajyaga bambara. Nuko umugaragu we aramusohora aramukingirana, maze Tamari yiyorera ivu mu mutwe, ashishimura umwambaro we w'amabara menshi yari yambaye, yikorera ukuboko, agenda arira umugenda aboroga. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo uyu mukobwa harimo terime yitwa gukobwa, bitewe n'uko ari umuntu ufite ahazaza heza. Gukobwa ni ikimenyetso cy'uko umuntu azava mu busore neza ahinduka undi muntu udasanzwe, ahinduka umugore mu buryo bwubashywe, kuko azabanza gukobwa. Byarangiye uyu mukobwa ahindutse uwo gukobwa. Gukobwa bivuze ngo n'umuntu wese nakubona arakuvugiriza induru, bitewe n'uburyo umukino wawe usoje nabi, amahitamo yawe wayakoresheje nabi. Ariko ikintu kimbabaza ni uko Amunoni nawe yarangije urugendo rwe rw'ubuzima nabi. Nimureba neza, Tamari hari ibimenyetso byamuvuzweho byarangaga yuko ari umukobwa mwiza, ariko icyaha kimwe yakoze turaje tukirebe, kandi icyo cyaha abakobwa bacu benshi barimo baragikora. Umukobwa Tamari yitwaga umukobwa, byerekana ko ari umuntu ufite amateka meza. Uyu mukobwa Tamari yari mwiza, yari afite ubwiza bw'inyuma. Ariko umuntu aramutse afite ubwiza bw'inyuma, nshuti zanjye, ntibukwiye kuberaho, buba bugomba kuba bufite umutimanama wo kuburinda. Icya gatatu ni uko uyu Tamari yari umwari. Bivuze ngo kwerekana ko yari umwari byerekana yuko yitwaye neza mu mateka yashize. Uyu munsi wa none dufite abakobwa bitwaye nabi mu mateka yashize, ku buryo amateka yabo ubwabo abatera ikimwaro, agatuma hari n'abadashobora kubabaza izina cyangwa ngo babe babagirira amatsiko yo kumva babana, bitewe n'amateka yashize. Ndabinginze bashiki banjye, nubona Imana yaraguhaye amateka meza yashize, jya usaba Imana iguha amateka y'uyu munsi, nirangiza iguhe n'amateka y'ahazaza. Nkwibutsa yuko turi mu itorero ryiza rifite ibyiringiro by'ejo hashize, uyu munsi n'iby'ahazaza. Kubw'ibyo rero umuntu w'Imana aba agomba kuba afite amateka yubakitse y'uburyo butatu. Uyu mukobwa rero yari umwari. Mu magambo make, ntiyari yarakubaganye, ntiyari yarandagaye, ntiyari yarandavuye ngo yangizwe n'icyaha ari muto. Byari bikomereye kugira icyo wamukoraho. Mu magambo make, uyu mukobwa yari intwari, ntabwo yari aregetse. Abakobwa b'iki gihe bicaye mu ngo zabo, ariko barazangirikiyemo mu ngo z'iwabo, nk'uko abakobwa ba Loti bari barangirikiye iwabo, ariko akagira ngo ni abakobwa bazima. Harya byagenze gute? Amaze kugera ku musozi wa Sowari, bamugiriye nabi, bamuha inzoga, arasinda aryamana n'abakobwa be.
mu magambo make, Loti nubwo abamarayika bamusuraga bamubwira ngo abakobwa ndetse n'abakobwa bagakora urugendo rwo kujya ku musozi wa Sowari, mu by'ukuri ntago bakomeje kurinda imbibi zo kwizera kwabo. Byarangiye Satani yongeye kubagarura ubusambanyi bw'i Sodomu. Muri ino minsi abana benshi barimo barangirika, abakobwa benshi barangirikira iwabo, nyamara ugasanga ku bipangu by'iwabo handitseho ngo hano harinzwe, hari imbwa iryana, harinzwe n'ibi n'ibi. Ugasanga ababyeyi benshi barirebesha nabi, ugasanga umubyeyi arimo aravuga ati njyewe sinzabona umusore hano, ariko ugasanga umukobwa wawe yandavuye mu myaka yari akiri muto, none ushatse kumurinda ageze muri kaminuza kandi ntacyo byamara. Uyu mukobwa ntago yari aregetse. Ikindi, yambaraga ikanzu y'abakobwa b'ibwami. Mu magambo make, yari umukobwa iwabo bari bafitemo vision, babonaga yuko hazaza he hazagira icyo hamara ku muryango. Ariko nshuti zanjye, ikosa rikomeye uyu mukobwa yakoze, ntiyabaye maso ngo Imana ikomeze imurinde, Imana imwongera amakenga. Dufite abakobwa beza mu makorari, dufite abakobwa beza mu miryango y'abakirisitu, dufite abana beza mu ngo z'abapasitoro, dufite abana beza mu ngo z'ababwiriza, mu ngo z'abakuru b'itoro n'abadiyakoni. Ariko mu by'ukuri bagize amahirwe yo kugira amateka meza yahise. Ariko ikibazo ngiki, uburangare no kudamarara bafite bituma umukino wabo ugiye gusoza nabi, kandi haburaga iminota mike ngo basoze urugendo neza. Nshuti zanjye, ngaya amateka y'uyu mukobwa. Byarangiye gute? Byarangiye yirukanwe aho yifuzwaga. Iyo utabaye maso ngo ugume ku Mana, abantu bagukomeraga amashyi, abakoherezaga mesaje ko bagukeneye, abakubwiraga ko uri umukobwa mwiza ufite taye nziza, birangira iyo umaze guta agaciro bitewe n'ikorosi rimwe ry'ubusambanyi, birangira ntawe ukwifuza, n'uwo ugezeho azimya telefone ngo mutavugana, naho wakoreye icyaha bagusohora nk'umwanda kandi wari wahinjiye uri agaciro. Mbega uburyo umukino w'abasore urangira nabi. Yasohozewe yirukanwa aho yifuzwaga, yagiye yiyorera ivu mu mutwe, agenda ashishimura umwambaro we w'amabara w'abakobwa b'ibwami, kandi yagiye yikoreye amaboko, agenda arira inzira yose, ndetse yaririraga n'abadashaka kumutega amatwi. Ngaya amaherezo y'umukobwa wagize amahirwe yo gutangira neza, ariko agatwarwa n'umurengwe, agatwarwa n'iruba n'irari, agatwarwa na Satani akamwumvisha ko ashobora kwirinda, ndetse agatangira gutesha agaciro iby'Imana, agatangira kubona ya materaniro, cya cyiciro cya Ajiya, cya cyiciro cya Mifemu, ya materaniro, ya korari yabagamo, bya bintu by'amateraniro yo ku rusengero, agatangira kubona bimubuza amahirwe yo guhura n'abandi. Uko umuntu agenda ataba amaso, niko Satani ategura uburyo umukino nubwo waba waratangiye utsinda ibitego byinshi, biba bizarangira utsindwa kandi ukobwa, aho kugira ngo ube wakobwa, ahubwo ugasanga urimo urakobwa. Uyu musore Amunoni ndifuza kumwigaho cyane. Uyu musore yarambabaje kuva nkinjira mu itorero ndi umusore. Iki gitekerezo cyarambabaje, kandi namanitse amaboko nsaba Imana, ndabibwira ni Imana uzandinde nzatabaruka amahoro. Nshimira Imana ko yamaye gutabaruka amahoro. Ariko najya mbabwire basore, ubuhungiro bwanyu musigaranye ni Kristo gusa, ubuhungiro musigaranye ni Imana n'ijambo ryayo. Pawulo ajya gusezera abakuru b'itorero bo mu Efeso, mu byakozwe no mu gice cya 20, yarababwiye ati nta kindi kintu nakora, nabigishije ndira, nta kintu nakoze amanywa nijoro, naravunitse, ariko ikintu mbona gisigaye ni kimwe, mbarindishije Imana n'ijambo ryayo. Amen. N'uyu munsi wa none abantu b'Imana, abasore b'Imana, natwe twese turimo, buriya twagize amahirwe yo kurindirwa n'Imana mu ijambo ryayo, turindirwa n'Imana mu itorero ryayo, ariko nanone twarindiwe mu byigisho twagiye duhabwa n'abakozi b'Imana, abapasitoro, abalayike bagiye batwigisha, abavuga butumwa. Buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo nambuke neza, ndamushimiye muri iki cyigisho. Ariko nawe wa musore we, najya nkubwire ngo aho twakuye ayo mahirwe, uyu munsi tukaba tuvugira Imana, tukaba tuyikorera, aho hantu haracyahari. Ahubwo ikibazo, urimo uremera yuko Imana yiteguye kukurinda? Amunoni uyu yari umusore, yari afite inshuti mbi y'ingurumbanya. Iyi nshuti y'ingurumbanya, kuki yiswe ingurumbanya? Ingurumbanya ni umuntu ugutinyura ibyo watinyaga, ni umuntu w'incakura ugukorera ibintu byakunaniye kuko ubucakura bw'ibyaha utabuzi, ni umuntu ukwereka inzira muzacamo ukagera ku cyaha kandi abantu batamenye ko ari wowe urimo kugikora, ni umuntu ushobora kukorohereza. Reka mbivuge mu mvugo yumvikana. Ingurumbanya uyu munsi wa none
ni umuntu ushobora kukwereka umukobwa mwiza, yarangiza akakubwira ati gabanya ibintu by'amahame y'ibintu by'Imana, gabanya akavuyo kanyu k'ibintu bya jiya, gabanya ibintu byawe byo gusenga n'ibintu bya korari, uriya nkumi nkwereke uburyo iriya nkumi nzayigushyikiriza, kandi nanone ibintu by'ubudive bigabanye. Ntabwo uzabona umukobwa mwiza usa neza uzana ibintu by'uburokore cyane by'ubudive. Noneho nshuti zanjye, uyu muntu w'ingurumbanya abaza ahantu mwajya gutemberera na wa mukobwa, abaza ahantu mwahurira kugira ngo mube mwanywera inzoga zihari mukanazinywa zihishe, abaza ahantu mwabona rogi muramutse mushatse kuryama, kandi abazi abakobwa baregetse yaguhuza nabo, kandi abazi intege nke zawe. Kubw'ibyo agashaka umukobwa uri bukugushe mu ntege nke, kuko nta mbaraga ufite. Rero inshuti z'ingurumbanya zidukozeho. Uyu munsi wa none turimo kwiga iki cyigisho, nagira ngo nkubaze, reba mu nshuti zawe, banza urebe urutonde rw'ibibazo urimo kugundagurana nabyo uyu munsi wa mukobwa we. Reba ibibazo urimo kugundagurana nabyo uyu munsi wa musore we. Reba ubukene bukugarije, urebe imyanzuro wagiye ufatika kugusha mu bibazo, urebe amahitamo apfuye wagiye ugira. Buriya ntabwo ari wowe gusa, Satani yagusize inshuti mbi yitwa ingurumbanya. Ariko icyo ushobora gukora ni kimwe. Nasomye amagambo y'ibyanditswe byerambwira yuko Imana ihinduriye umuntu ikamukura mu mwijima ikamuzana mu mucyo w'itangaza, imuhindurira n'inshuti. Amen. Niba rero warinjiye mu itorero, ubutumwa bwiza wakire ntibuguhe inshuti nshyashya, kandi Imana ntikubere, Yesu Kristo ntakubere inshuti nyanshuti, ufite ibibazo. Uyu musore yari afite inshuti y'ingurumbanya, yamutinyuye, imwigisha amayeri atarazi. Mbega uburyo abasore bacu b'abaririmbyi barimo kwigishwa ubucakura n'izindi ngurumbanya. Mbega uburyo abasore bacu babajiye, abasore bacu b'abakobwa barimo gutozwa imico mibi n'ingurumbanya, kandi Satani yarazegereje cyane arazibaha. Iyaba Imana yasenyaga urukuta rw'inshuti mbi tugasigariraho, aho kugira ngo dusigarane inshuti zizatubuza ubugingo buhoraho. Satani ajya abwira abakozi be pasiwadi zacu. Niyo mpamvu dukeneye kwegera Yesu ngo azihindure buri munsi, ku buryo n'uwakwibye pasiwadi ejo atayikoresha ngo igire ikimara. Mu mvugo nkoresheje, abasore baranyumvishije, ariko abakuze ntago babasha kubyumva. Mudasobwa n'ibindi byuma bihenze byose, ibintu byose by'agaciro birindwa n'imibare y'ibanga yitwa pasiwadi. Hari igihe rero umuntu aza akiyandikisha muri kampani cyangwa muri banki cyangwa he, ari ukugira ngo ajye kwiba amabanga yabo azabashe kubiba. Niyo mpamvu rero banki uko bwije n'uko bukeye ziba zifite abantu bize ikoranabuhanga bashinzwe guhindura uburyo budasanzwe, bahindura izo password bwitwa cryptography. Ni ukuvuga ngo encryption, bakoresha uburyo budasanzwe bwo kugenda bavugurura ya password ya mibare, kugira ngo umuntu mwaganiriye uyu munsi akaba yawumenye, ejo naza kuwukoresha yawukwibye atabishobora. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo iyo tubana n'Imana, Imana itwigisha amabanga ku buryo n'umuntu wize amabanga yuko wari ubayeho ejo, aramutse aje uyu munsi yasanga yibeshye. Birababaje kuba umuntu yarazi yuko mu minsi yashize wari uregetse, utaramenya Imana, wari umukobwa ukunda inzoga. Uyu munsi akaba yumva n'ubu uri umuririmbyi, n'ubu uri umujiya, yaza akazana inzoga akaba azi ko yakubasha. Birababaje niba mu myaka yashize wari umusore ukunda udufaranga, ku buryo umuntu wese uri buguha amafaranga witeguraga kuba wamukorera icyo ashatse cyose. Uyu munsi wa none umaze kumenya Imana, n'ubundi umuntu wese ukweretse amafaranga ugahita uta ibyo wizera ugasimbuka ukagenda. Biba bivuze ngo password yawe Satani yarayitanze, password wakoreshaga ejo, kandi wayikomerejeho ntiwayihindura. Igihe kirageze ngo twige gusenga. Nidusenga, Imana izahindura imico yacu. Umuntu waguteza umutego akurikije uko wari umeze ejo, azasanga uyu munsi Kristo yaguhinduye, wa mutego upfa ubusa, kuko ibi biravuga ngo utega umutego ikiguruka kiwureba aba arushywa n'ubusa. Imana yiteguye kuduha amababa, abasore, yo kugira ngo muguruke. Kandi inshuti zanjye nagira mbabwire ngo uyu munsi wa none, buriya amababa ntugire ngo uzayamerera ahandi. Uko tubana n'Imana mu byanditswe byera, uko tuboneka muri gahunda z'itorero, uko tubana n'Imana mu rwiherero, uko tuboneka mu cyiciro cya jiya, tugategurwa, tugatozwa uburyo turi ingirakamaro. Buri muntu wese akanatozwa uko Imana yakoresheje abakera n'uburyo Imana yifuza kudukoresha. Inshuti yanjye nagira mbabwire ngo ibyo byose bigenda bituma amababa yawe akura, ku buryo ibigeragezo bije n'amakuba uba ufite ububasha bwo kuguruka nk'akagoma. Amen.
nshuti yanjye nagira ngo nkubwire ngo uyu musore Amunoni yahuye n'ikibazo, hakoreshejwe amayeri asa n'avanze n'ukuri ndetse n'ibijya gusa n'uruhushya. Dawidi bamwica mu mutwe ntiyabimenya. Mbega uburyo ababyeyi benshi abana babo babaka uruhushya, ndetse n'abandi bana bakaza bakabegera bati uruhushya kanaka tujyane iwacu, dufite pate, dufite umunsi mukuru. Ababyeyi barangiza bati ubwo ari umwana wo mu kidiyakoni uje kwaka umwana wanjye ndi pasitoro nta kibazo ndamumuhaye, ubwo ari umwana wo kumurayiki watse umwana wo mu kidiyakoni ndamumuhaye. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo Dawidi yatswe umwana ugiye kwangirika, amutanga atabanje kureba kure. Mbega uburyo ababyeyi mukwiye kureba kure abana banyu, ntimupfe kubarekura. Nshuti zanjye, iki ni ikintu gikomeye. Dawidi yatanze igisa n'uruhushya ariko cyihishemo amanyanga atazi. Mwitonde cyane bantu b'Imana, iki kintu ni ikintu gikomeye. Bayobozi b'itorero, bantu murebera icyiciro cya Jiya, bantu murebera Mifemu, bantu murebera icyiciro cy'abana n'urubyiruko, nimubimenye yuko Satani arashaka yuko umukino w'aba bana bacu usoza nabi. Abantu benshi bavuga ko barwaye urukundo, ndetse abenshi baba birwaje. Buriya dufite abantu benshi bari mu makorari, dufite abantu benshi bari mu itorero baregetse, ubona bajunjamye, bubitse umutwe, bagaragaza rwose ko barwaye urukundo. akaza gusura umukobwa wawe yarezwe yiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, yarezwe yambara imyenda miremire, yarezwe ava mu rugo ajya ku ishuri, ava mu rugo ajya ku rusengero, aharenze aho ntaho hazi. Ariko uyu munsi wa none najya mbabwire ngo hagiye kuboneka abantu nka ba Amunoni birwaza, barwaye indwara y'iruba ariko bakayita ipica y'urukundo. Mbega uburyo abakobwa b'injiji bagiye kugwa mu kintu cyitwa urukundo ruriho uyu munsi wa none. Uru rukundo rwa Amunoni rero rwatumye yirwaza, ariko icyaha cy'ubusambanyi nacyo ni kibi cyane. Iki cyaha cyatangiye kumumunga, atangira guta ibiro. Reka mbabwire, umuntu wese ufite iruba ry'ubusambanyi, nubwo yaba ari umusore w'ibigango, agenda ata agaciro, agata imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo. Satani arabanza akamwangiza. Niyo mpamvu bavuga yuko ari ugusambana. Umuntu arabanza agasamba ku giti cye, agapfa mu rwego rwe, kandi iruba rikamwica. Noneho n'umukobwa nawe iruba nawe ataba amaso rikamwica. Niyo mpamvu nshuti zanjye nagira mbabwire ngo kuri iki gihe ikorosi ryitwa ubusambanyi ni bangahe bagiye kuricika. Ubusambanyi burakorwa n'abapagani rwimbi batazi Imana. Ubusambanyi burakorerwa mu madini atandukanye. Ariko ikibazo, ubusambanyi bwamaze kwinjira. Ndajya mbabwire ngo abasore bacu hazarokoka bake hatabayeho gutabara kwa Mwuka Wera. Ariko Imana ishimwe yashyizeho iki cyiciro cy'urubyiruko. Imana ishimwe yashyizeho aho abasore bahurira, abakobwa ku giti cyabo bakagira aho bahurira, abahungu ku giti cyabo bakagira aho bahurira, ndetse b'abahungu n'abakobwa bakagira aho bahurira mu nzu y'Imana, bagatozwa uburyo bagomba kuyoborwa na Kristo n'imbaraga ze, aho kuyoborwa n'irari rya gisore. Amen. Muri uyu munsi rero hari abakobwa batatu nagira ngo mbaze umukobwa unteze amatwi, ese uri uwuhe muri aba ngaba? Hari umukobwa dusoma muri Matayo 15:22. Uyu mukobwa ni umukobwa watewe n'abadayimoni. Abadayimoni baramwigarurira, nyamara aba badayimoni baramwangije, bamwangiriza n'icyerekezo. Ariko iwabo uko bwije n'uko bukeye barasengaga bakereka Imana yuko bababajwe n'umukobwa wabo, kandi iwabo bakoze urugendo, baragenda bajya gushaka Yesu. Nshuti yanjye, mukobwa, mushiki wanjye unteze amatwi, inama ababyeyi bawe bakugira ntago bakwanga. Inama bagushinzwe kukuyobora ku rusengero bakugira ntago bakwanga. Inama uhabwa n'ababyeyi bakuze ntago bakwanga. Ahubwo najya mbabwire ngo iyo abadayimoni bigaruriye umuntu, ntabone n'ababyeyi babyuka ngo bereke Kristo yuko bababajwe n'umukobwa wabo. Iyi ni hahandi uzasanga umukobwa akora ibibi, iwabo bagakoma amashyi, umwana wawe akambara ubusa imbere y'abahungu, ukabona yambaye ubusa agiye ku muhanda, ariko wajya kumva umubyeyi ati umwana wanjye afite ibibero byiza, mujye mumureka yerekana aracyari muto. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, ababyeyi benshi barimo barashyira abana babo mu biganza by'ibisumizi by'abasore, nyamara bo urubanza bazarubazwa byanga byakunda.
nshuti zanjye najya mbabwire ngo umukobwa wa kabiri ni uwuhe rero? Ni umukobwa ababyeyi be bakinisha misiyo zabo ngo bagere ku byo bifuza, bikarangira n'iby'agakiza abibambishije. Murasoma muri Mariko igice cya 6:22 tuhabwirwa umukobwa wa Herodiya. Uyu mukobwa bitewe n'urwango rwa nyina yari afite no kwihakirizwa kugira ngo arambe ku mugabo yari yaragiye kwinjira, nshuti zanjye byasabye umwana w'umukobwa kubyina, birangira iwabo bamusabye igihanga cya Yohana, kandi koko yemeye gutanga umuziranenge kugira ngo misiyo za mama we zikunde. Uyu munsi wa none abakobwa benshi barimo barihakana amahame y'ibyanditswe byera, abenshi barimo barihakana ibyo bizera, ndetse benshi barimo barava mu itorero. Kubera iki? Ntatandukana na mama. Mama yaransabye ngo niyimufashe mbane n'uyu musore, dore iwacu turi abakene, kandi nitubana n'uriya musore urukundo ruzagenda rwizana. Mama yanambwiye ko nawe na papa batakundanaga rwagiye ruza, aho ibintu biri urukundo ruraza. Uyu munsi hari ababyeyi bashatse nabi, babyara abana, ariko barimo baratuma abana babo bazasoza umukino w'urukundo nabi. Ariko hari umukobwa wundi wa gatatu. Uyu mukobwa ni umukobwa mwiza, ni umukobwa wa Kristo uyoborwa n'amahame yera. Nubwo bamwita umunyacyaro, nubwo bamwita umuntu w'injiji, bakavuga yuko akiri muri analoge, ahazaza he uko bwije nuko bukeye agenda agira agaciro. N'uzamushaka azagira amahirwe. Uyu nguyu aruta Marijani, kandi uyu nguyu azaba ibuye ry'ifatizo mu nzu y'Imana, abibuye ry'ifatizo mu rugo rw'ahazashaka, ndetse no mu rusengero rwo mu ijuru azahinduka inkingi y'Imana. Amen. Mbega umukobwa mwiza! Ese turacyafite aba bakobwa? Ndakwifuriza amahitamo yawe n'ahazaza hawe kuhategura mu buryo waba nk'uyu mukobwa. Zaburi 78:63 ibyanditswe byera biravuga ngo umuriro utwika abasore babo, abakobwa babo ntibagira indirimbo y'ubukwe. Mu gihe cya kera ibyago byaraje kugeza igihe umuriro watwitse abasore. Buriya iyo abasore bapfuye, nshuti zanjye, iyo abasore bapfuye bahagaze, ikibyerekana nta kindi, abakobwa babaho batakigira indirimbo y'ubukwe. Muri no minsi hariho ikintu gikomeye cy'abakobwa barimo kuva mu Mana, barimo kuva mu ijambo ryayo. Yewe iki cyorezo cya COVID cyo cyarabihuhuye. Hari abicaye baravuga bati lockdown ya mbere yatsize mbi wacu nta mugabo tubana, ariko nabonye ingaruka n'ubundi wabona ibintu birangiye nabi. Uba abakobwa barimo baritwara. Mushiki wanjye nagira ngo nkubwire ngo ntukwiye gukangwa n'ibihe, kuko mu ijuru hari Imana, umukuru nyir'ibihe byose. Nshuti yanjye, iri somo rigaragaza yuko Satani yiteguye gutwika abasore mu bitekerezo byabo, gutwika abasore batwikishije irari n'iruba ry'ubusambanyi, ku buryo abakobwa bazaza babaho nta ndirimbo y'ubukwe. Yaba ugiye gushaka azaza agenda atagira indirimbo y'ubukwe yo mu nzu y'Imana, kandi nanone n'abandi bazaza bicara bavuge bati ubu nabuze n'uwanshaka. Dufite icyuho cy'uko Satani arimo kwica abasore. Abakobwa bafite ubwoba ko bazabona abagabo, ariko ijambo ry'Imana muri Yesaya riravuga ngo nta kigore kizabura ikigabo cyacyo. Aya magambo aratangaje, bivuze ngo umugambi w'Imana kuri twe Imana irawufite, kwaba ari ugushaka kwaba ari ukudashaka. Uyu munsi wa none najya mbwira ngo Imana ifite icyo yaguteguriye, ariko ibyo byose biri mu murongo wo kubaha Imana no kutajya kure yayo. Zaburi 144:12 nguyu umugambi Imana watumye Imana ishyiraho itorero ryayo. Itorero ni ahantu h'umugisha, ni depo y'Imana. Imana itangira imigisha n'uburinzi, ndetse twarabyize muri aya mavuna yuko itorero ry'Imana ni igihome. Mu magambo make ni umudugudu w'ubuhungiro. Itorero ry'Imana ni igikuta kirekire abantu b'Imana bikingaho imyambi y'umwanzi. None nagira ngo mbabaze, iri torero Imana yarishyizeho idafite umugambi? Yari ifite umugambi. Mu mugambi Imana yari ifite rero harimo n'umugambi wo kugira ngo abantu b'abasore bazarihungiremo bagira ahazaza heza. Zaburi 144:12 Bibiliya iravuga ngo kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore. Ibi biti byakoreshwaga mu kwikorera igisenge kandi bikubakishwa ibiraro, ariko ntabwo ari igiti cyose cyakurwagamo, ntabwo ari igiti cyose cyakurwagamo ikiraro, ahubwo bajyaga mu ishyamba bagahiga bya biti byikaraze, bya biti byakarazwe n'umuyaga bikomeye cyane bifite imizi yashoye ku rutare.
uyu munsi abasore bababaye, abasore bakuze bahangana n'ubuzima mu buryo bwiza butari uburyo bibi, abasore batariye umwanda ahubwo bahanganye n'ibihe kandi bakabivamo neza, abangaba nibo bameze nk'ibiti byikuririza, ni nabo usanga biteguye kuba bavamo abagabo. N'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka. Uyu munsi wa none ntabwo isi ikeneye abakobwa ba dekorasiyo gusa, ntabwo isi ikeneye abakobwa bo kwisiga amavuta bakagenda. Isi yarahindutse, n'uburyo bwo guhangana n'isi bwarahindutse. Umuntu wese urimo gushaka uwo babana bahangana n'ubuzima bari kumwe, akeneye umuntu ujya muri fondasiyo. Bibiliya igaragaza yuko abakobwa beza bagomba kumera nk'amabuye akomeza imfuruka. Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Niyo mpamvu iyo tubatse kuri Kristo urugo rwawe ruba rupfuye. Ariko najya mbabwire, Kristo ni ibuye ry'imfuruka. Hejuru y'iryo buye bigaragara yuko imiryango mizima, abagore bagomba kumera nk'amabuye akomeza imfuruka. Ariko uyu munsi wa none, niba wa musore we ushaka kubana n'umukobwa wubatse ku bwiza bwe, wubatse kuri aruto na soprano aririmba, cyangwa ukaba wubatse ku buryo iwabo bamwubaha n'ikimodoka, iwabo bamuzana amaje gusenga, wowe urapfuye nturaye. Nagira nkubwire ngo ibintu bigomba gutuma dukunda umukobwa, tukaba twanagera ku rwego tumubwira ndifuza ko twazabana, birenze cyane ibintu abanyakigali basaba abakobwa iyo bagiye kubana nabo. Twebwe turimo turaka ibintu by'i Yerusalemu, turimo turareba ibintu by'ahazaza h'umwuka, ntabwo dutwarwa n'irari n'iruba. Aba bakobwa bagomba kuba bameze nk'amabuye abajwe, nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba. Mu magambo make, urusengero rufite abakobwa bubaha Imana, bakiyubaha kandi bakubaha n'icyo bari cyo. Abo bakobwa bambara neza, abo bakobwa barakeye, abo bakobwa ntabwo dukangurira abana b'abakobwa bacu kuba imihirimbiri, ariko nanone ntabwo tubakangurira kuba ari mwebwe mukwiye kwigisha isi kugenda nabi no kwambara ubusa no kuba abantu bakazitereyemo. Umuntu uri mu nzu y'Imana agomba gutandukana n'utari mu nzu y'Imana. Yesaya igice cya 3 umurongo wa 16, Yesaya yabonye icyaha gikomeye ku bakobwa b'i Siyoni, b'i Yerusalemu. Yaranditse ngo, kandi Uwiteka aravuga ati, abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone. Ubwibone butuma abakobwa benshi no mu nzu y'Imana batabona ababashaka. Kubera iki? Umukobwa aricara akavuga ati, nge nintabona umuntu ufite ibi n'ibi, ntimuzamunyereke ntazanahinguka aha. Ariko mu by'ukuri akibagirwa yuko uyu munsi wa none hari abantu bakennye, ejo bazaba bakize. Uyu munsi hari abantu bitwa injiji, ejo bazaba barangije za kaminuza. Uyu munsi hari abantu badakomerwa amashyi batanazwi mu rusengero, ejo nibo bazaba bahabwa amatangazo. Kubw'ibyo rero ukwiye gutuza. Ikintu cyitwa ubwibone gikwiye kuva mu bakobwa b'i Siyoni. Kandi umuhanuzi yavuze yuko bagenda bashinze amajosi. Gushinga amajosi ni ikimenyetso cy'ikinyabupfura gike. Uyu munsi wa none Abisiraheli mu Egiputa, Imana yavuze ngo ni ubwoko butagonda ijosi. Kutagonda ijosi cyari ikimenyetso cy'uko batumvira. Uyu munsi dufite abakobwa batumvira ababyeyi babo. Hari ababyeyi benshi bikoreye agahinda kubera, reka mbabwire mushiki wanjye urimo kunyumva, niba hari amarira y'ababyeyi bawe wabonye bitewe no kugonda ijosi, hakaba hari amarira wabonye mubo muririmbana bitewe no kugonda ijosi kwawe, hakaba hari amarira wabonye y'abayobozi b'itorero bakuririra bitewe n'amahitamo mabi wahisemo, nshuti yanjye ayo marira uzayabazwa. Ari abantu bashinze amajosi. Ndetse umuhanuzi yeretswe abakobwa b'i Yerusalemu bagenda barebana amaso y'ubuhehesi. Mu magambo make, wabarebaga mu maso ntubonemo ubutumwa bwiza, ntubonemo gucungurwa, ahubwo ukababonamo ubusambanyi. Muri ino minsi uburyo abakobwa bacu barimo kwambara, uburyo bisiga, uko bogosha ingohi, inzara zabo n'imyambaro barimo kwambara, uburyo barimo kwitwara, uko banyereza umusatsi nawo bawerekeza, ndetse n'amagambo n'uburyo barimo kwitwara, byose birerura ubusambanyi. Nshuti zanjye, niba Kristo ari muri twebwe, ntabwo amaso yacu akwiye kugaragaramo ubuhehesi, yakagombye kugaragaramo icyo ubuntu bwakoze muri twe. Abakobwa b'i Siyoni bagendaga bakimbagira bacinya inzogera. Mu magambo make, ibihe Yesaya yabonaga by'ubuhanuzi byari bigiye gusohora, uburyo Babuloni yari igiye kuza ikabatwara, akaga kari gahari, uburyo bagiriraga n'abahanuzi. Aba bakobwa ibyo mu nzu y'Imana ntibari babyitayeho, ahubwo icyo bari bitayeho ni
gukimbagira. Dufite abakobwa bitaye ku bintu by'ingendo, iminsi mikuru, aniveriseri, batazi ibihe bikomeye biri imbere y'itorero. Babimenya gute se ko batari mu murimo? Babimenya gute ko aho itorero ryigishiriza abasore batahagera? Babimenya gute ko badashaka kumenyekana mu nzu y'Imana, ahubwo bashaka kumenyekana hanze? Imana ikugenderere wa mukobwa we, Imana ikugenderere wa musore we, kugira ngo iki cyigisho kigire aho kigukura n'aho kikugeza. Zekariya igice cya 2:11 ibyanditswe byera biravuga ngo, yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike. Ingorane uyu munsi wa none dufite, abasore bacu barimo gukina urusimbi, barimo gukina betingi, abasore bacu barimo kugenda bakajya kuva mu makorari yacu bakajya kuririmba mu matorero yandi, bakajya kuririmba indirimbo z'isi, bakaboneka mu bitaramo bya Primus Guma Guma. Ikibazo gihari ni ikihe? Bamaranye umwanya munini n'abakobwa b'i Babuloni, niyo mpamvu bamaze kumera nk'i Babuloni, gusa basigaranya aderesi Yerusalemu, ariko ubundi gahunda zabo, impano zabo, amarangamutima yabo n'ahazaza habo hamaze kugenda. Ndakwinginze, iki kibwirizwa gishinzwe kukugarura kugira ngo utijyane i Babuloni. Nshuti yanjye, hano Bibiliya iravuga ngo, yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike. Inama z'itorero zihura n'ibigeragezo byinshi ku basore, zirwana n'intambara nyinshi ku bizera, ariko impamvu ibitera nta yindi, abizera bacu benshi bicaranye n'umukobwa w'i Babuloni. Ibyo barya, ibyo bavuga, ibyo bizera, ibyo barimo kwigisha, umwidegembyo cyangwa se umudendezo bashaka, babitojwe n'umukobwa w'i Babuloni. Muri no minsi rero musengera abantu b'Imana kugira ngo bacane umubano n'abakobwa b'i Babuloni. Korari zacu, ababwiriza bacu, abapasiteri bacu, abizera bacu na gahunda zacu bigomba kuba biticaranye n'iby'i Babuloni. Amen. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Rero nshuti zanjye, muri uriya mukobwa iyo aba ari mu bihe byiza byo gusenga, aba yaramenye terime zakoreshwaga, Imana iba yaramuhumuye akumva. Tamari yari kugira amahirwe akamenya ko Amunoni ari mu biganza bya Satani. Imvugo ivuga ngo, tekera udutsima imbere yanjye, imvugo ivuga ngo, ndarira mu ntoki zawe, imvugo ivuga ngo, abagabo mwese nimwiheze. Uyu munsi igihe cyose uzajya gusura umuntu ugasanga abasore babana bose yababwiye ngo ntibabe bahari, ugasanga arashaka yuko muhurira ahantu mwenyine hataboneka abantu, uzamenye ko Satani ari ku kazi. Ni ukuvuga ngo ukeneye amakenga akomeye. Nzanira ibyo kurya ku murere hari imbere mu cyumba, imbere yaho y'igitanda. Ubwo urumva uyu munsi wa none, urukundo rw'uyu munsi wa none, abasore benshi ntawe ukigira intebe muri saro, ntawe ukigira aho yakirira abantu. Ujya gusura umusore agahita akubwira ati tera intambwe ukomeze no mu cyumba. Ndagira mbabwire ngo abasore benshi uyu munsi wa none ni abakozi bari mu kuboko kw'iburyo kwa Satani. Abakobwa mwitonde cyane. Imvugo ivuga ngo ngwino turyamane mwene data yakoreshejwe na Munoni, irimo irakoreshwa muri no minsi. Ubusambanyi buri mu basore, ubusambanyi buri mu baririmbyi, ubusambanyi buri mu babwiriza, ubusambanyi buri mu bayobozi b'itorero n'abandi. Buri wese arakubwira ati ngwino dusambane mwene data. Mbega uburyo ubuhanuzi bugenda bwigarura. Ndetse uyu mukobwa arangije yaricaye arabyitegereza. Arangije ku murongo wa 16 igice cya 13 mu gitabo cya 2 cya Samweli, uyu mukobwa amaze kwirukanwa na Munoni yaramubwiye ati, Munoni winyirukana, ni icyaha gikomeye wankoreye, ariko igikomeye cyane ni iki cyo kunyirukana. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo dufite umubare w'abasore benshi bagiye bagwa mu bishuko, barangiza bagatera abakobwa b'abandi inda, yarangiza akamwihakana. Uyu murongo uravuga ngo ni icyaha gikomeye cyane kwangiza ubuzima bw'umukobwa, ariko warangiza noneho umaze no kumwangiriza ubuzima ukamwihakana. Mbega umubare w'abantu benshi baba bashaka yuko bahindurirwa abo bateye inda, bakabanga noneho bagahabwa abandi. Ndajya mbabwira inshuti zanjye, hari urubanza rukomeye imbere y'abasore. Yeremiya 9 umurongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo, ariko nimwumva ijambo ry'Uwiteka mwa bagore mwe, kandi amatwi yanyu yakira ijambo ryo mu kanwa ke, mwigisha abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigisha umuturanyi we kuganya. Mutega amatwi, ibintu abagore bafite umwanya muri no minsi, ariko ijambo ry'Imana mwumva icyo ririmo kubwira abagore.
nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bagore mwe, kandi amatwi yanyu yakira ijambo ryo mu kanwa ke. Mwigisha abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigisha umuturanyi we kuganya, kuko urupfu rwuririye mu madirishya yacu rukinjira mu manyumba yacu, rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira. Mu magambo make, abasore bari mu nzira, abasore bari hanze, urupfu rugiye kubica, bona nubwo rwamaze no kurira mu madirishya rukinjira mu manyumba yacu. Mu magambo make, hari abantu benshi banga kohereza abana babo mu byiciro by'itorero, avuga ati umukobwa wanjye atajya ku rusengero batazamugira ikirara, atajya muri mifemu, ba mifemu harimo abakobwa batagenda neza, atajya muri jiya batazamwarura agahinduka ikirara. Uramugumanye mu rugo nibyo, ariko urupfu rwinjiye mu idirishya rurimo ruricira abantu mu manyumba yabo, kandi rurimo rurica abasore, uretse ko rutoroheye n'abari mu mihanda. Uyu munsi rero umusore uri mu rugo akwiye kurindirwa mu nzu y'Imana, umusore uri mu muhanda akwiye kwerekezwa ibirenge mu nzu y'Imana, aho abasore babonera umugisha. Ndabakangurira kuba abasore bari mu nzu y'Imana, ndabakangurira kuba abasore bahumeka iby'Imana kandi bafite ubuhungiro buzima. Ellen White mu cya 871 yandikiye umukobwa wari ikirara. Aya magambo muzayasomwa mu gitabo cy'ubutumwa ku basore paji ya 66. Uyu mukobwa wari ikirara, Ellen White yamwandikiye amugira inama. Yaramubwiye kandi byantangaje yuko hari abantu benshi bafite ububi bungana n'ubwo ariho mu cya 871 ndetse bamaze no kururenga. Ellen White yandikiye uyu musore w'umukobwa, aramwandikira ngo ufite amateka ateye ubwoba yakuranze umwaka washize. Ubupfapfa bwawe ntibugaragarira abantu, buzwi n'Imana. Ibyanditswe kuri wowe mu ijuru birimo ikizinga. Wanize ijwi ry'umutimanama kandi ntubona ko wazimiye. Ushaka kubaho nta kigukoma mu nkokora, uhagaze nka Eva muri Edeni, ikintu cyabuzanijwe cyose nicyo ushakira mu munezero. Intekerezo zawe zitinda ku bintu bitejejwe, ingeso mbi zituma uhora mu nzozi zo kugera ku bintu by'akataraboneka. Mu magambo make, uyu mukobwa ahora yifuza ibintu by'akataraboneka kandi nta yindi nzira yacamo uretse ibintu bibi. Nta burinzi bw'amasomo bw'amaso, nta burinzi bw'amaso, nta burinzi bw'amasomo, nta burinzi bw'amatwi n'ibyiyumviro ufite. Mu magambo make, uyu mukobwa yari indangare, wataye inzira, uribona kandi urahangara, uzanira umubabaro n'ikimwaro abakobwa bagenzi bawe. Abakobwa musengana ubateza ikimwaro. Ubuzima bw'ababyeyi bawe bugiye gusharirirwa, n'ababyeyi bawe barababaye, agahinda karabishe. Uyu munsi wa none yarakomeje aramwandikira ngo ntabwo wubaha ababyeyi bawe, ushira isoni kandi urinda shima, urishyira ukizana, ukunda abahungu. Gukunda abahungu ntabwo kumva ushaka abahungu muganira kugira ngo utoremo uwo muzabana, ntabwo ari ikosa. Ariko igihe amarangamutima yawe n'amarangamutima yawe n'utuntu twawe twose wumva ari abahungu gusa. Ndetse yarakomeje anamubwira ngo ku buryo abahungu babaye insanganyamatsiko y'ibiganiro byawe, ku rusengero, muri korari, ahantu hose hari umuntu usanga ugasanga atwawe n'abahungu, ku buryo umuhungu iyo bakundanaga n'umuhungu, umuhungu akamwanga. Nigeze kumva umukobwa umwe arambwira ati sinzagaruka mu badive. Byagenze gute? Nakundanye n'umusore wanyu, antera indobo, nari narabatijwe, numva abantu bazanseka, mfata umwanzuro ko ntazagaruka. Nshuti yanjye, iki cyaba ari ikibazo kandi abakobwa benshi barimo barakigwamo. Byaba ari ikibazo gukunda abahungu kugeza ubwo bakuzinura itorero bagatuma uhindura ibyo wizeraga. Wize kubeshya. Iturufu yawe ni ukubeshya kugira ngo ushyire mu bikorwa gahunda zawe. Inyungu zose z'iteka uri kuzitamba ku gicaniro cyo kurarikira no gutwarwa. Uyu mukobwa yari afite igicaniro cyo kurarikira no gutwarwa, yagitambiragaho inyungu z'iteka ryose. Wamubwira iby'agakiza, igifu kirabisya. Wamubwira iby'umurimo, igifu kirabisya. Dufite abakobwa bamaze kwangirika, ariko dufite n'abahungu bamaze kwangirika. Inama Ellen White yamuhaye rero, yaramubwiye ati mbese witeguye gukora ibi ngibi nkubwiye? Ndakurarikira guhagararira aho ugeze, ntiwongere gutera indi ntambwe mu kwigira intakoreka kwawe no mu buhehesi bwawe, kuko imbere yawe hari akaga n'urupfu nutitegeka. Mu
byerekeye ibyo urarikira kandi bigutwara umutima, byanze bikunze uzatuma abagukikije bose bakugiraho isura mbi, kandi uzateza imico yawe ikimwaro kizakubaho mu buzima bwawe bwose. Nshuti yanjye musore, ndaguhamagarira gukiza ubuzima bwawe bw'ahazaza. Rero Ellen White yakomeje yandika mu butumwa ku basore paje 81, yandika uburyo umukino w'abasore usoza nabi kubera ko Satani wivangamo. Paje 81 Ellen White yaranditse ngo Satani ashyira ibigeragezo byinshi imbere y'abasore, akina umukino ugamije guhitana ubugingo bwabo, kandi nta buryo na bumwe asiga atagerageje gukoresha ngo abashuke kandi abarimbure. Ariko Imana ntiyigera ibareka ngo barwane n'uwo mushukanyi itabafashije bafite umufasha ufite ubushobozi. Amen. Basore, Imana iri mu ruhande rwanyu kugira ngo umukino uzasoze neza, ariko Satani nawe yabateze mu buryo bwose. Murahamagarirwa guhungira mu Mana gusa. Ellen White mu butumwa ku basore paje 74 yanditse amagambo nifuza yanteye kubabara. Aya magambo sinyifuza ko yagusohoreraho. Aya magambo aravuga ngo abana b'ababyeyi bubahiriza isabato. Mutega amatwi, abana b'ababyeyi bubahiriza isabato, abana bakiriye umucyo mwinshi kandi bitaweho mu mpuhwe zihebuje. Mu magambo make, abana bafite ababyeyi b'abadivanisiti bagerageje bakanabitaho uko bishoboka kose. Bashobora kuba aribo bazagira umurage ukojeje isoni, bashobora kuba aribo bazabiba mu muyaga bagasarura serwakira. Mu magambo make, abana bakuriye mu kidivanisiti nibo Satani yibasiye, kandi bashobora kuzasarura umuyaga. Bakeneye kuba hafi cyane y'Imana. Kubera iki? Ababyeyi babo nta rubanza bafite kuko bakoze ibishoboka byose. Reka dusoreshe isomo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 4 umurongo wa 3. Bibiliya iravuga amagambo akomeye nifuza ko ari ugenderaho, kandi ukamanika amaboko ukihana, ukagaruka ugashyira umupira hasi, ukicara ukaba umuntu w'Imana, ugashaka Imana n'ijambo ryayo, ugasenga, ukatura ibyaha byawe, ugasaba Imana kubabarirwa, ugafunguka ukamenya ko ibihe bituri imbere n'ibihe bitugoye, n'ibihe bikomeye bisaba imyiteguro idasanzwe. Itegeko ry'icyumweru, akarengane kagiye kuza, ni ibintu bisaba yuko tuba abasore batadamaraye. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 3 haranditse ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, nizo kurarikira, no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzi izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Basigaye banatangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya. Amen. Imana ifite abantu barimo kuva mu kibi berekera mu cyiza. Uru rugendo Imana irugukoreshe. Sinifuza yuko wazasoza nka Tamari, sinifuza yuko wazasoza nka Amunoni bafashe basindisha inzoga, amaze kunywa inzoga ko yajyaga zinywa yihishe, birangira zinyweye ku mugaragaro. Baramusindishije umunsi umwe, Abusalomu aragenda aramusogota, arapfa, ubuzima bwe burarangira. Amateka y'aba bantu bombi yarangiye nabi. Sinkwifuriza kugira amateka asoza nabi. Nuhungira mu Mana uzagira amateka meza. Imana ibikubashishe mu izina rya Yesu. Dusenge. Horaho Mana nziza, wowe buhungiro, wowe teme rikomeye abantu bagiye bambukiraho bagasoza neza. Iri teme natwe ubwacu tukaba twararyambukiyeho tugasoza neza. Wowe washyizeho itorero ryawe urigira ubuhungiro, ushyiraho ijambo ryawe ngo ritugire inama, kandi wifuza ko mu nzu yawe haba abana bawe kugira ngo abariho batorezwa kwitegura urugamba rusoza. Washyizeho ibyiciro abasore bagomba kubarizwamo, intego n'intumbero yabo nyamukuru ari ivugabutumwa. Reka rero ugire icyo uvuga muri twebwe kugira ngo tubone uko dutwara ubutumwa waduhaye, kandi uduhe kunezezwa n'ibihe byiza tubonera mu ijambo ryawe, uduhe kunezezwa n'ibihe byiza tubonera mu cyiciro cyawe. Ngaho rero abasore biteguye gukora, witeguye kubakoresha bakarwana urugamba ruri imbere yacu, ariko abo bagomba kuba bahagaze bemye. Bana natwe uduhe guhagarara twemye, kandi twemwe no mu byawe. Abafite amateka yahise mabi ubababarire, kandi ubahe kwihana iminsi yo kujijwa irangirane n'uyu munsi. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.